sinabuze izina nakwita nyemerera nkwita umumarayika murinzi ya soko mvomamo nkanyurwa wese uko kanida kamani k'urukundo mparudakama komi Jackie Chan ya ni Oda Pasi mbaye ikaze mu kiganiro B-side kuri TV1. Ikaze muri B-side nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza ndetse ko mukomeje kunogerwa na gahunda tabategure hano kuri TV1. Uyu munsi nkuko bisanzwe abastar turaza kuba turi kumwe nabo. Uyu munsi ni umwihariko kubera ko umuntu turi kumwe ni umuntu w'umusaza muri muzika, ni umuntu w'umusaza mu kazi akora. Yagenze amahanga menshi, yagenze isi yose yarayizengurutse, akaba turi buze kuba turi kumwe na Natty Dread muri B-side. Ni nyuma ya jingle. Nongeye kuba ikaze muri B-side Natty Dread tuguha ikaze muri B-side. Yeah. Umeze fresh, umeze neza. Umeze fresh nka restaurant. Inshuti zanjye cyane bitwa meze fresh. Okay. Ndabakunda cyane kandi buri kwa kane bakunda kumpa chapati yabo. Harimo ibintu byose. Okay. Ukunda chapati se mu buzima busanzwe? Yari nziza zikoze neza zitarimo amavuta menshi. Okay. Yari kemeze fresh, you know, the best. Okay. Ni rero kumara iminsi 3 ntariye. Okay. Amazi gusa ameze neza. Okay. Hari ibintu byinshi cyane numva nifuza kukubaza muri aka kanya. Duhereye nkaho ngaho kubera ko uretse no kuba uri umuhanzi, rumanzi w'inararibonye Natty Dread, uri umurasta Natty Dread. Wowe nk'umurasta urya iki? Duhereye kuri ibyo ngibyo. Usigaye ndya byinshi. Usigaye ndya ibyo kurya ndarya salad cyane. Okay. Ngizo chapati ndazirya cyane. N'inyama nsigaye ngerageza kubera nasanze ziryoha. Mbere bari baraziretse. Nariziretse n'inkoko. Gusa ikibazo mfite ntabwo nshaka kubaga igikoko cyanjye cyo mu rugo. Oya. Kubera iki? Ko yari nkoko buri munsi ireba aho ngaho igaburira ikaza none ugasanga umunota wundi urayiriye. Ni ibibazo ni nko kurya inshuti yawe. Izo nyamaswa zanjye rero sinzirya. Okay. Hari ibiryo nk'abarasta mutemerewe kurya? Ntabwo twemerewe kurya ingurube. Okay. Imbwa ni urabizi, imbwa nitwayirya, ntabwo turya ingagi nk'abanyekongo. Ntabwo turya inkende, ntabwo turya inkwavu. Okay. Imbeba, inzoka, ibintu nk'ibyo biri satanique. Ntabwo tubirya. Ariko turira muri Bible inkoko iremerewe. Yego. Inkoko, ibikoko byose bimeze nk'inkoko. Okay. Ibimeze nk'inka, bimeze nk'ihene. Okay. Intama yo kuko n'ubunyarwanda nayo bikaba ikindi kibazo ariko muri Jamaica narayiriye cyane. Okay. Abanyarwanda bo bambwiye atari ko rero ntibagirwe umunyarwanda songo abanyarwanda ngo nabyo ngo intama si byiza kwirya. Abanyarwanda ntabwo bakunda kurya intama. Narayiretse ariko wayivuyeho. Nayivuyeho ariko ari ahantu mu restaurant ujye bakakuvangira bakaguha intama bakakubesha ngo ni ihene. Kabisa barabikora. Okay. Kikangwa iriye. Ariko bavuga ngo icyo utazi ntabwo ari icyaha. Ariko ibizi neza ni icyaha ngira ngo. Uratubwiye uti umureba muri Bible ubu Rastafarisme na Bible bihurira hehe? Birahuye cyane kuko ni ishingiye Rastafarism ni movement kandi kaba ni dini ariko ishingiye kuri Bible cyane cyane ya kera Old Testament. Ariko ni nshasha naho irimo kuko Jesus turamufite kandi turamwemera nk'uko ari. Yes. Ntabwo tumuhinduraho, ntabwo tuvuga ngo si umwana w'Imana. Turabyemera kuko twaze kubona bishoboka. Imana ntibyara nk'umugore ariko ishobora kuvuga ngo ubaye umwana wanjye. Ubwo rero bivuze ngo uyu ni umwana wanjye ntabwo ayihakanya. Kuko yavuze ati ijambo ry'Imana ngo rirarema. Ijambo rirarema, yes. Ibyo nashaka n'abandi basobanukirwe kuko abandi baravuga ngo Yesu se yabarabyawe n'Imana, Imana igira umugore. Ariko ubwo utekereje nk'umuntu wo kwisi. Ariko niba Imana yavuze ati reka habe urumuri. Ubwo wabaza Imana se ko ari Bill Gates scientist. Ntabwo ariko bimeze. So iravuga bikaba. So niba yaravuze rero ngo Yesu n'umwana wayo
ntabwo nabihakanya. Hari interview tugeze kugira na sinzi no tushobora kuyibona kano kanya ngo bayidishirireho urimo uvuga kuri Yesu. Hari ikiganiro tugeze kugirana reka turebe gato ako kaganiro uko wamuvugaga. Karaza kuboneka mu kanya aho wamuvugagaho kuri Yesu, kuko abantu benshi bibaza, hari abantu batekereza ko abarasta bashobora kuba batemera Imana, alors que mu by'ukuri ahubwo abarasta mushobora kuba rimwe mu rwanya ibintu biri satanic cyane, ahubwo turi kuri front line. Ni tubungu turi kuri musaraba. Natwe shitani yanga cyane ubungubu. Inatwanga nuko abapolisi bafata umurasta ngo bakahita mukata imisatsi, kandi iyo misatsi barayiteretse ari uko wihaye Imana. Igase ntabwo ari fashion. Ureba ikintu gishobora gutuma bakwima umugeni wenda, ubu n'ubuho mugese cyangwa akazi nacyo ni igihombo. Ubu hari akazi kenshi batama, ariko mu Rwanda ngira ngo no muri Amerika ibyo bihugu by'abazungu batangiye problem bo bateye imbere. No kuvuga ko iyo qualifications zawe ni buri engineer ukora ibitangaza, akazi barakaguha. Imisatsi nayo ihuriye no kuba udashobora gukora akazi kawe, habihuriye. Ariko hano muri Afrika kuko twakoronejwe, abadukoronije barigendera, twe dusigaye tugikoronejwe. Ubu turacyari hahandi, turategereje umuzungu azadukwite mu mutwe ngo pa mubyuke. Ubundi se iyi gutereka imisatsi gutya twita dreads byaturutse he? Kuki mu bikora? Byaturutse ku muco. Urabona uzanajye muri museum y'Abanyarwanda ujye kera no muri Ethiopia uzasanga abami, abantu ba kera bari bayifite imisatsi, bigagenda bikagera no kuri Samson uramuzi. Ariko rero na Adam na Eve, nambwira Imana iraremye abantu ibashize aho ngaho. Salo zakorewe za Remera za zidahari, za Nyamirambo za zidahari ngo habe za salo. Urumva salo yari hari ngo nibo barasta ba mbere sasa. Tugomba no kubaho ahubwo ko nitwe twababanzirije. Mu Rwanda hano ubona Rastafari ihagaze gute? Abarasta bahagaze gute? Ihagaze neza, ariko ni society, harimo abadukunda n'abatwemera, harimo n'abandi batugendera kure bategereje ikiza kituvaho bakahita bacyakira, ikibi bakatwihorera bakadushira uruhande. Ariko natwe ubwacu dufitemo ibibazo byacu nk'abarasta. Harimo abarasta batari serious, harimo abarasta kwera imisatsi gusa. Nsigaye numva ngo hari n'abagira amadrede kugira abazungukazi bakunde, nabyo ngo bigezweho. No muri Jamaica barahari twita plaster. Bana rasta twita plaster nka plastic. Plastic buryo urabona ko ifite akamaro ariko nta kintu kizima kirimo. Urumva? So hari abarasta bameze batyo bashobora kumubwira bati twakuboneye ikiraka, uzajya ubona wembwe ibihumbi 2 by'amadolari wenda, ariko condition imwe kura ibyo bavuga ibintu ati imakasi iri hafi rihe, ntabwo agomba kuvuga ati reka mbanze ngere kuri salon. Oya, yavuga ati niba imakasi idahari mugende muzana icyuma mu kikoni kureho. Nati umuntu aguhaye contract kabisa ya music avuga ati jewe ngwino ugicuranga hano kubita uvuze reggae yawe kabisa 100% reggae, ariko buri kwezi, hanyuma buri kwezi nzajya ngwereza $5,000 by'idolari. No ushaka kugenda ukora izindi gahunda zawe ariko zo performing condition no kugenda ugakuraho dread. Kucyo kintu ari ikintu gito cyane mbwiye. Naza ama contract akomeye cyane ibintu byinshi cyane, harimo contract z'imiziki zikomeye n'abashagi twarakoranye. Shagi yabonye contract igenda yireka. Ariko urabizi ikintu akurikira movement harimo nawe urayumva, murayizi ibikoko Imana irwana n'Imana n'amarenga. So harimo amamiliyoni menshi, kuki se ntayeme ako kantu mbwiye ni gato. Ni nakwemera nkarya ibishimbo nkajya ngira 500 y'amanyarwanda mu mufuko, ariko sinkorera shitani, kuko icyo gihe ububaye shitani igushutse. Umuntu ukubwira cyo ni shitani nawe. Shitani yamunyuzemo kugira ngo iguteze isoni, ariko no kuvuga nibo wemeye gukora icyo wakora n'ikindi. No kuvuga ko wahemukira umuntu ari we wese kubera amafaranga, wahemukira igihugu cyakubyaye kubera amafaranga, because of money. Ariko rero iyo uri umugabo ugomba kwihagararaho. Amafaranga si ikintu, si cyo turakenera, ariko si cyo cyose, ntabwo ari everything.
so amafaranga 5,000 si menshi nta nubwo kabisa nubwo ambwira mpindura ibirato niyambarira nti ukambwira nati ujye wambara ibirato bya siporo gusa ntibijye kugukaza nabyo sinabikora kuko na principles mbafite burya ugomba kugira principles ugomba guhagarara ayo make kuko zavuze we na miliyoni 500 okay no nashatse kuvuga ibintu bishoboka ibintu biri realistic I wanted to be realistic nibyo aho ngaho nibyo realistic ku rwego rw'abantu benshi ariko na 50,000 ari abantu bazibona kuko hari akazi nakoraga ngicuranga nakoraga tour ku isi nkabona buri joro jewe jenyine amadolari 10,000 barayampembaga okay buri munsi none se urumva ko yo ngayo n'ubusa no si ubusa nyine iyo ukennye uzareba iyo ukennye mu rugo hari iyo ufite 5,000 by'amadolari ubona ari menshi hari ukuntu bikoresha mu rugo byagera ku 500 ukatajya kwiyaranja nanone amadolari 500 ukuntu uzayakoresha kugeza igihe ngo na 500 y'amanyarwanda nayo ngo hari abantu bayakoresha management icyo kibazo ikigaragara nuko wagiye ahantu henshi cyane wakoze ibintu byinshi cyane ariko ubundi se watangiye music gute katugire none music se urabona ni ikintu cyambere barayivukanye yego ntabwo uvuga ngo nk'ibi bigezweho abajeni benshi babona muri quartier ati buriya yakoze izina reka nanjye nkora izina ariko kubera kuririmba bigoye bakarapinga buriya kurapinga buri muntu wese yaririmba ubona ko yamuhanze ubwo kumenya kuvuga amagambo nka machine gun vuba ububaye mu star ugashaka marinette maze kujya marinette ugashaka izina riri exotic nka Spider-Man Batman ubwo rero buri muri system urumva so ibyo biroroshye ariko jewe simbanga kandi sinshaka kubarwanya ufite akuramo umugati biruta kujya kwiba biruta kugira nabi akajya besha abana ariko akiberaho nka Semugisha arya Semugisha no abeshaga umunyarwanda aruzi kubesha cyane Semuhanuka iba Semuhanuka ariko mu gihe abayeho neza akariha imisoro akishyura imisoro fine ntabwo cyo binwaye so jewe ni ibintu nari mfite ni talent navukanye talent hafi zenda kugera kuresha no kizikomeye cyane imiziki irimo n'ibindi nashaka kuvuga none kubera nari mfite imwe navuga nari mfite ubuhanuzi narahanuraga naraguraga urumva nyir'umwasi ukaragurira umuntu bien ikintu kikaba cyangwa wandakaza nkabwiyana urabona kandi ukabona koko ukagira ibibazo urumva nabo bari ko rameza atyo urumva sigeje nyine ntabwo ari kuvuga ngo ni Natty urumva ariko ubuze umuntu muri iki gihe waragurira umuntu nabishatse ariko nararokotse urabaye mukizwa ntabwo nemerewe kubikora ibyo ngibyo ariko mu nzego z'Imana kwerekwa ushobora kwerekwa ariko kubera ntaragera muri iyo nivo ndakiga ubu ngubu namenye Imana sindatangira kwerekwa Imana ikavuga ngo Natty genda ubwire abanyagisenyi bareke kujya ku Kivu ntabwo birageraho ariko bijya byo nabikoraga kandi bikaba neza cyane ariko si by'amafaranga nabigwiraga abantu gusa nyo urumva so imiziki kabisa kugira umuntu iyo nayo ari talent ari izindi strategies nigeze kuba musirikare nari nzi strategies kuvuga tugeze dutya twagera kuri iki no kudesigninga nko gushanya intwaro zizaza hari zo ndimo kubona umunsi zakozwe gena nari nashushanyije kera nari mfite izo imaginations cyane ibintu nk'ibyo rero nari mfite twa talent twinshi urumva ariko nk'imiziki kugira ngo ntangire kabisa breakout bya bintu uvuga ngo nanjye gukorera kwinjira nyuma mbona amafaranga natangiye muri 1983 mu myaka 2 Bob Marley atakiriho nagendaga merekeza bandi ntangira kundirimba imwe gusa bavuga ati Natty uzajya uririmba y'indirimbo basi tugucuranye turebe wagendanaga ariko ubundi nkagera n'izindi band zizanye nabo niko nagiye nkura nibyo nshaka kuvuga muri music industry cyangwa music nk'artist ntabwo mu cyumweru kimwe ushobora kuba habaye igitangaza ibyo ntabwo bisanzwe umenye niba uzamutse utyo niko uzagwa vuba
none se bari abantu bo muri The Wailers mwamenyanye gute? Twamenyanye kubera nigeze kuba muri Jamaica twari dutaranye na Bob. Okay. Hari nka metero 50. Okay. So niho hari quartier. Ariko muri quartier y'abakire. Yabaga nko muri Kiyovu cya Nyarutama y'iki gihe. Ariko akagira n'urundi rugo hano hakennye cyane ni hehe no? Hano hakennye subwo tavuga ngo ni hera. Hari ahantu nagiye ejo hafi ya Nyarutarama ari hano. Okay, abantu batabayeho nkuko bigomba. Okay. Nawe yarafiteyo ahantu aba kuko yagiragaho kuko yakuriye ahantu hakavuyo iki akagera handi hantu hayeza cyane ariko akajya yimuka gasubira handi ko urimbaga ko naho hari ibyiza byaho kuriya buri hantu hagira ibyiza Nyarutarama ni heza ariko haracecetse nta kigenda wageza Nyamirambo ukabona arashushe byatari movement ukavuga se hani Kigali nari ni Kigali so niko na Bob yabayo none aho twari dutuye n'aba diplomate b'inshuti zanjye b'Abongereza barambwiye Bob abahariya niho movement iri abona abantu baciyeho baragaruka abandi njya kujyayo mbona barakina imipira barakina amakarata barakina ibintu byitwa domino n'ibintu byinshi n'abafite na section k'abasaza b'abarasta babigisha Bible kuko kwa Bob bigishaga Bibiliya buri munsi nawe ubwe yahoraga ari nicyo gitabo yasomaga ntabwo nigeze mbona akunda gusoma ibinyamateka ko yabisomaga ukumva araraka irimo kubera ibintu bababuze ariko ugasanga afite Bible ingana itya irabura yagiye yandikamo n'utuntu yarashize ifoto y'intare so yahoraga soma Bible none tukagira time yo kwisubiramo none gushaka kuvuga icyo bivuze ariko nanone akanya akabafasha gitari agafungura Bible akabonamo agakuramo indirimbo izindimbo nyinshi zibona za Bob ni inspiration ya muri Bible z'Imana so nuko nagiye nzamuka natangiye kundirimba imwe nza kugera kuri 2-5 uririmba muri iyo group yabo The Wailers The Wailers hari n'andi ma group ari related kuri bo y'inshuti buriya ma group yabaga si Wailers bonyine n'igihe mu Wailers yabaga arwaye undi akaza ariko ama group akorana noneho nza kugeza igihe nkajya ndimbe 5 zigeze kuri 6 nanjye kuvuga n'igihe kirageze nanjye gukora akazi nka Natty Dread none nangira rero kujya nanjye njya gucuranga cyangwa bakamerekeza nanjye nkacuranga party yanjye Natty Dread nabo bakaza gucuranga nyuma nk'abantu bakuru none ngeze aho mbona bwa contract bwanjye nanjye ntajya gukora izina aho ngaho mukiri Jamaica ariko nahandi ngo tujya ku isi tugakora nibwo twatangiye kubona none ya opportunity ko nabakurikiye nabayerekeje abagiye hose niho nanjye nagiye mbona contracts nzakunda mu manager w'umutaliyani yaranyibye aramemukira ariko yankoreje izina so wore no wagendaga ankore byitwa booking nanjye ntagira kujya nkora amasaha 2 n'igice kose nakoze itinda cyane nziza ni nk'amasaha 3 ntakuruhuka wowe nyine kabisa urakubita 3 hours non stop 3 hours nari nyisho Natty Dread ariko unayimbaga muziki yanjye nkarima ya Bob kubera impamvu Bob nyine harantu yaririmbye muri redemption song aravuga can't you help me sing redemption songs muri ya ndimbo yitwa redemption song mumfashe kuririmba izi ndirimbo zo kwibohoza noneho akaba physical atakiriho noneho kandi yaravuze atanu bose nabemere bajye baririmba indirimbo zanjye bose ziremerewe ntibyemerewe ku bantu bazi control ariko kuri we yavuze it's fine mubikore ko niba muri indirimbo zanjye nanjye nishima ariko akavuga condition mukajye muri indirimbo zanjye nabi muzangize ibirimbe neza harimo abantu bazirimba nawe ukabababariraga bavuga abo ngabo barimo gutatira igihango tu ariko arikawe n'undi ugasanga uwo muntu yabirimbye n'umutima mwiza no kubera ko akunda Bob akapfa kurimba uko bishoboka bamwe bavuga icyongereza so accent irangirika ari mu Brazil n'umwe na twasanze arimba indirimbo za Bob ariko aziririmba mu Brazilian Spanish utamureba ukumva kabisa ni sawa
so ari nk'abantu bavuga igifaransa agashaka kuririmba indirimbo za Bob arya atazimba neza kubera igifaransa accent ariko ibyo rero nibyo niho narakomeje kugeza n'uyu munsi nza kuza rero muri Afrika no nasubiye inyuma gato ko nzinguje gufatanya n'abiri wacu twazamura nk'ibyo bavugaga industry y'imiziki ariko nsanga harimo burya imiziki igira abanzi abantu ishari ishari ni ikintu muri Bible cya mbere Abel na Cain sasa hano mu Rwanda dufite ba Cains dufite Cains muri Uganda isi yose barahari twe twabise international bad forces international bad forces no kuvuga kandi ibyo mvuze muri muntu wese unyumva azabibona nibyo kubugo dushobora gurira hano ukabunyangira ubusa ishari kabwo umugabo harya turi mu Rwanda havuga niru indege ngo ndamukize sibyo nagera Zambia nkasanga umeze nkawe nanone nawe ufite uya spirit wagera muri Korea ugasanga nuko tugeza tuterero hari ibintu byitwa international bad forces zigukurikira ahantu hose ugiye ugasanga abo bantu barahari ariko hakaba n'abeza nanone ariko abeza nibo bake ababi nibo benshi ababi uraza kutubwira uko byagenze hano mu Rwanda ukiri hariya ni hirya no hino wagenze ibihugu byinshi cyane nkaho wumva kabisa uvuga uti ahantu I remember concert ya hano cyangwa se hano nagiye because of my music numva nkibuka kubera ko ni henshi hose ntiwatubwira aho wagiye ibihugu ukavuga uti nagiye Israel Israel nakoreye amakoncert akomeye wagiye Israel wagiye Germany Greece Italy China na Singapore Australia nagiye n'aba Whalers ndirimbira mu zina ry'aba Whalers bose ni Natty ariko na Brazil ahantu hose nagize success ahubwo ahantu mbona nigeze gukora concert ya nyuma mbi cyane mu Rwanda hano ariko bitewe n'abanyarwanda bankoreye sabotage byagenze gute nababaje cyane nababaye byagenze gute undi yarambwiye ngo nta muhanuzi wabo barigera ko bakucuranga Lucky Dube yari hano bari babyoganize rero giye bankorera nayo mfite budget mbi bampaye $1 million abamisi bangene natwe neza barajyana barangwa barasinda bari bahanze ya stade bagiye garuka bajepe barababuza kuko icyo gihe hari umuntu ukomeye wari ugomba kuburimo bo bari hanze no kwinjira byari intambara baza basinze engineer wanje ubundi nawe akora aha ariko hari umuntu hano nyine ufite umutima mubi yari yamujyanye mu mwesha inzoga hano byataza kunkorera sound so ibintu byose byari bitameze neza kandi uwo munsi Lucky yari gucuranga kandi na program yanjye bayishiramo $1 bitari ngombwa hanyuma ni nabwo hanyuma Lucky yacuranze hano ariko yaraje arambaza ati Natty byagenze bite ko atari ko nkuzi namwe mumeze nk'aba South Africa namwe mugerera amashari hano mburuko mbigenza nambwa nti abamisi banje hari ukuntu baje baribesha baranywa cyane sound engineer wanje sinzi aho yagiye so kugira ngo namubwira ko abanyarwanda natwe nungo kwishira bene wacu ariko narababaye navuze kubera iki urumva kuko yarabwiye ati Natty siko bimeze kuki ko twacuranga ko nawe Lucky twacuranganya ahantu henshi kuri za festival azi ibyo nakoraga arakuzi akazi kawe ibikorwa byawe twaruhanaga yacurangaga neza nkamushimira ari wowe wabanje nkaza nkamushimira naryo wabanje twashimiranaga ni nanjye watumye Lucky aza hano kuko yari yanze kuza yavuze ngo sinshaka kujya mu Rwanda hari intambara hari ikintu ntayihari yarazi neza isura ya hano mu Rwanda ukuntu ibintu bimeze none se mugeze hano mu Rwanda kubera iki wasubiye inyuma kuki utakomeje gukora nyuma wakomeje kugenda nkuko byari bisa gukora ama festival n'ibiki level yawe ikigaragara nuko icyo gihe level yawe yagabanutse hano ariko ari abantu bishira hari akazu kishize hamwe kabene wacu bo bibisambo mbese bo bashaka kwangiza ikintu bagira ngo aribo bunguka ariko atari kujya bazamura imiziki ugasanga umuntu akugirisha ari kandi atari imiziki cyangwa akaba birimo ariko bakagenda bagafata abasponsor bose bakabigira cyangwa se bakaba babaza Natty he hari nk'agiye kuvuga ngo Natty ntabwo yaririmba ngo Natty arashaje
ijwi ryanjye rirashaje none nkavuga se Jimmy Cliff aranduta aranambyaye ariko n'ubu ngubu muzanyana mu Rwanda aracyari no kundusha kure isinirata azi imiziki yarantanze urumva ariko aracyaririmba kandi aranduta imyaka so navuze jewe niba nshaje rero nzingi nzabasezera babwire ngiye ko ari indirimbo ya nyuma ijwi ryanjye riruhuke ariko umuntu kujya kuncira urubanza kandi atagiye bivuze okay n'umwe ntashaka kuvuga izina ariko anyumvise araza kumenya ko ari so harakantu bishize hamwe so ibindi ubona muri industry yo mu Rwanda ni ibiyoretse nyine ntabwo industry zabaho abantu bafitanye amashari urabona nanjye so kuvuga ngo ama musician bose ibyo bakora ndabikunda ariko sinshaka kumwangiriza abo namugira inama kuko ndakuze n'ubusa umwana w'umujeni ko kwamugira ishari cyangwa mugira nabi so cyo ukora aho uramubwira uti wakoraga neza utya ariko warushaho gira utya niko bigenza yego ujya ukunda no kuvuga cyane kuri ama video tugira hano mu industry yacu abantu baba bambaye ubusa urabishaka kumbivugeho ibyo bintu birateye isoni biteye isoni kubera cyane nk'ababyeyi umuntu wabyaye abana bakure bagire babe decent ubavuge urona kera wajya gusaba niko numvise bakajya kurambagiza yego kugira ngo urebe uwo mukobwa yitwara ate yego none abakobwa b'iki gihe n'abanyarwanda nabo ugasanga bambaye nabi babyina nabi nk'abanyamahanga ngo kuko babibonye kuri MTV ariko urumva habari nibigezweho nati ntago uko mwambaraga muri 80s 90s ntago sabana ba .com urumva nabo bagomba kwambara ariko .com ntabwo abana bagomba kutumucyo erega mucuguma ego umucyo ntusaza y'umuntu ukivuga ati nyakubahwa na .com umwana .com agomba kuvuga nyakubahwa yego ntabwo yavuga ngo hey you are what's up oya ntabwo bishoboka so nubwo ari .com no kumenya technology ni computer ariko icyubahiro kumenya umubyeyi wawe kumenya ikizira kigomba garuka kirazira igomba kugumaho yes noneho n'abakobwa kandi bazi abanyumva cyangwa bandeba navuga bambare neza arebe ko si bazamukunda ahubwo nacyo bazamukundira kimwe ati umukobwa wambaye neza afite icyo ahishe umukobwa se kuki atameze nk'abariya biyandagaje kubu ngubu hari abakobwa usanga bari kuri moto igituza cyose hanze amabere hanze bibero hanze none avuga bagenzi banjye uyeje kurwara ibicurane ariko ngo aboneke ko ari mwiza abandi bajya muri salo bakabashira ikintu ku mutwe gishushe akemera umutwe ukamurya ariko ngo ase neza ariko ubwiza buryo urabuvukana njye nabonye abakobwa bifata neza baba wenda wabona aba pasiteri sinzi ijipo igera aha yego ibyo birato byiza yambaye imyenda ntabwo hano ari exposed kandi akaba umukobwa mwiza ngiye kurambagiza niho najya ubu wifasha atyo yego ariko wowe yandaritse nk'ubu se uguye kuri moto koko wambaye kuriya nk'abadamu bari hafi ngo baze bagutwikire byaba ari ikibazo gikomeye cyane ariko se ushaka iki so Natty tariki 31 ufite concert itariki 31 na tariki ya mbere y'ukwa kane ni weekend yindi apani weekend dufite concert Gisenyi ahantu hitwa Lakeside Lakeside Band Restaurant turashaka kugira ikintu natwe twakorera ku mazi nyine nk'uko Jamaica imeze ducurange tugira ibintu byiza cyane no wenda industry natwe twongeye tuyibyutse imiziki zamuke bizaba kabisa kandi tubishizemo imbaraga kandi nabisengera n'Imana kujya bijyemo kuko ishitani irwanya imiziki myiza iyo ushaka nyine bisambanyi ishaka ibibandi kuriya ibibandi bidafite culture nibyo bigezweho nibyo rero ishitani igenderamo ariko icyo gihe nyine twebwe nkanjye nka Natty nk'uko nzi icyangira decent
nzaririmba ibintu byiza kandi abantu bishime ariko nanone hazaba aba DJ bandi bashaka gukora nk'ibyo nyine ntabwo nababuze kuko urabona isi iri open ni choice ubishaka sawa utabishaka nta kuntu twabigenza ariko niko bizagenda tuzakiranga izo tariki bizatangira muri saa 8 aho hanyuma dufite na after party yitwa Cotton Club yari ndimbo yitwa Coconut Cotton Club tuzajyayo naho turebe ko byifashe twishime izaba ari after party muri concert izaba ari wowe Natty Dread hamwe na izaba ndi kumwe na Muhammed n'abandi barasta bari bazaba hari witwa Rastuti azaba hari azaba ari DJ Diso hari n'undi bakorana uririmba dancehall ariko umunyarwanda ariko umuhanga cyane ku buryo arimba kabari abajamaika cyane kubarusha arimba neza cyane so izaba ari reggae show night ariko irimo nabandi barimo ba special guests ari n'umuntu nibagiwe izina uzava Congo ngoma nakaza kwifatanya natwe ariko biri open ku buryo tuzagira n'abantu baza kugerageza babone ka chance ko kuba kuri iyo show bandi bamwe ntiturabamenya harimo abakivuga ati Natty ndashaka kuba mpari nemere ntabavuze bazaba hari mu gihe umwanya uhari hazarimo benshi amakuru mfite nuko ngo muri iyo concert ushaka kwerekana the real Natty Dread ndavuza music kabisa music nk'uko igomba kubiri ariko nzaba stindi under capacity burya capacity yanjye mu by'ukuri ntirase na like enoza alpha yarabivuze aje hano alpha blonde yabivuze nyine urwego rwanjye ni ruriya bundi ngomba kuba mfite full band igena yacuranze na Brenda Fassi wari uhari Brenda Fassi ntabwo nari mari nibwo rero naje na band yanjye rero Brenda Fassi byari muri 2002 muri Stade Amahoro I don't remember byari USAID bari bakoze icyo kinuza nubwo nacuranze na band yanjye none nkuko bigomba kabisa aho ngaho wari na 100% batangabanije cyangwa nazanye na nyina Bob yego iyo niyo capacity rero niyo ngendera ubundi ariko ntibikubuza kwemera gukora akantu kose kugira ngo wereke ko ariko kose wakora ntibikubuza no kuba niyo ufite gitari imwe ushobora gucuranga kandi bakishima ushobora gucuranga kandi iyo murasta ugomba kwemera conditions zose twebwe abantu bari nka all weather ahantu hose nabona haba nahakorera aho washira hose ntabwo byangora no mu hotel ushobora kugera njyama 5 star ariko ushobora no kuryama muri 1 star ushobora no kuryama mu hema ushobora no kuryama muri nyakatsi aho ushize hose ushobora surviving bitwe inkotanyi bukuri original inkotanyi nitwe reka tutegereze tariki ya 31 na tariki ya mbere iminsi kwa kane icyunamo inyuma tuzajya mu cyunamo ubwo n'amasengesho menshi birumvikana kwibuka ibyo ni ngombwa cyane izaba ari concert y'iminsi ibiri n'igihe abantu bazaba bari muri congé by the way izaba ari congé ya Easter kandi badukurikire benshi bazaze nabo bazi Gisenyi naho ni mu Rwanda arabavuga ngo ni kure ariko ntabwo iwanyu haba kure kandi hari mukaka ariko guhindura umwuka kuvuga Kigali raho amamoto menshi ari urusaku kandi tukurira Gisenyi twishime weekend Sunday tugaruke twe tuzagenda Friday kugira ngo turariyo mu gitondo twanze dukore ka practice buryo uzacuranga ahantu ni byiza ugenda ijoro rimwe before n'abamizi babara nayo basize inyuma atangiye kuvuga ngo ndi mu nzira kandi arabeshya aracyajya kiza no kugenda uri kumwe nabo so muzagenda one day before baze mukore sound check ibintu byose so twebwe tuzaba nibwo tuzagenda ariko nabandi bazadukurikire benshi cyane Kigali yarayogeyo nani haba ibindi bintu n'abanyagisenyi nabo baze ariko abicyangugu nabo bazaze so u Rwanda ni rumwe abazava hariho hose bazaze n'abanyamahanga bazaze tubona ku musozo ikibazo cyanyuma nifuza kubaza kubera iki noneho muri no Mr. arimo kutari coding ama album kore ama album indirimbo nshyashya zigiye hanze maze kuzisohora gusa
nanone abantu ngo bashaka ikintu gikomeye hano mu Rwanda bari kubera ubukene hari ikintu numvise cyitwa akantu narakubwiye ubundi ntabwo nzi akantu ni iki harimo akantu akantu namenye rero ko ngomba kubishyura amafaranga kugira bazishireho DJ umuha akantu agenda abone kuzivuza kugira abone kuzicuranga yaba rero mpamvu sinjyana za reggae zidacurangwa cyane ku maradiyo no ma clubs ko after all birebye power plays n'indirimbo izo hip hop twavugaga R&B ukareba na power play ya reggae biratandukanye cyane nuko mudakora indirimbo nyinshi cyangwa nuko mudatanga akantu mugani wawe akantu nako karahari umuntu yakabaha nk'agashimo hari agashimo katari ruswa katari ikimenyane kuko siramenya ubu ruswa n'ikimenyane bitandukanye ariko n'akantu naka gatatu nubwo rero hari ikimenyane hari ruswa hari akantu none ngiye nzashaka izindi zina ryanjye wenda navuga agashimo basi agashimo ni nature nacyo kubera n'Imana urayishima iyo usibwe Imana urakoze kumumugati ni ruswa oya ni data wawe abaguhaye nawe uramushimira so n'umuntu agukoreye neza wamushimira nje namubwira nti basigiye nguhaya ngaya genda ukora ariko bitari ruswa genda uhaga fanta wakoze ibi ariko abantu baba bazabe clear harimo agashimo harimo akantu cyangwa so icyo gihe rero jewe ndabona byanjye bizajya byitwa agashimo niko nabyita kugira umuntu ariko icyo wavuze ngo gukina imiziki nanone harimo ikimenyane harimo akantu harimo ruswa kubera isi yabaye ruswa yose isi yose ariko yose noneho icyo navuga abantu bari binjiye muri music industry ntabwo ari ahabo n'abantu bipushinze mu position zitari izabo benshi abajeni rero abajeni barababeshye mu muziki igezweho ni hip hop no wagashaka gupromotinga hip hop urumva kuko nibyo yumva ubu ngubu ntabwo reggae ko ntayo yigeze yumva ntabwo babaye chance reggae barayiblotse burya reggae iri muri ntuza cyongera bitwa boycott cyangwa siege barayiblokinze mbese niho kugushe nyuma y'iki kibambasi urumva rero imiziki yacu ngiye tubitabona power play gatonya abantu babarasta bari serious bakajya bavuza iyo muziki cyangwa tugashiraho natwe radio zacu tugashiraho televiziyo zacu ariko si uvuga ngo natwe ntitwaplaying y'abandi tugomba kubereka good example urugero rwiza tuwe ntabwo tugira umutima mubi umuntu uzaza tuzamufasha ni nkuko bimeza barasta niba tugomba kujya ahubwo wa wundi waririmbye nta murasta urwana nta murasta urakara King James buriya aranangaje cyane buriya nahise mwubaha inshuro ijana kurusha ko namubaga kubera asize iyo inspiration ukuntu yayibonye kandi yadushize mu kona kuko niyo ngiza akantu nk'umumoto wenda yarangirije ahantu turimo kunegosia ati nta murasta uburana urumva ngo agahita akubwira cyangwa nta murasta so yarabibukije yaradushoboye abanyarwanda benshi bari batyo ugahita none uceceka ukagira isoni so aho ngaho kabisa navuga mu kijamaika big up kuri King James kabisa aho ngaho naramubashe cyane yakoze ikintu cyiza kandi yakubise reggae nanjye zagerageza nkubite hip hop twitegereje hip hop yawe Natty Dread ariko urabizi kanzakora imwe gusa yo kubereka ko nanjye nayo ushobora gukora hip hop none nambari patarigwa wabona ntuzambari patarigwa cyangwa uzakora hip hop just like one song vugutse one ntabwo byananira kandi hip hop iroroshye gusa sinzi rapping byarananiye ariko ntabwo nashaka undi wakajya agira ibyo by'amoko atya ariko jewe nka
reka ngushimire cyane Natty Dread kuba wafashe umwanya wawe urakoze cyane cyacu twifuriza kandi no kuzagira concert nziza cyane ko tariki 31 na tariki ya mbere z'ukwezi kwa 31 z'ukwa gatatu tariki ya mbere z'ukwezi kwa kane uzaba uri kumwe na Rastuti ku Gisenyi zaba ari big show big concerts zaba ari reggae vibes positive vibes ariko hazaba ari n'abandi ba DJs ba mixing n'izindi ndirimbo zitandukanye hanyuma after party Cotton Club Cotton Club okay nzanywa amazi sinanywa inzoga okay okay so reka ngushimire kandi mbashimire mwese twari kumwe umunsi muri B-side mifuriza gukomeza kugira umugoroba mwiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda tabategurira hano kuri TV1 kuwa gatanu uko bisanzwe aba star tusaba turi kumwe nabo hano kuri TV1 God bless